nagiye gusenga muri Zion Temple bahita mu kwa Gitwaza ngiye gusengayo mbona ababyeyi kuko umubyeyi wari umfite Martitsia nanamushimira yari umubyeyi ninjye wari urimo w'umwana mubo bari bafashe icyo gihe ku 2009 ubwo urumva narabuze aho kuba none njya guhungira muri Zion Temple kugira nsenge akaba ariho niho natangiriye kugarura umutima kuko twarahuraga tukaganira akamfasha nawe nabuze tike nkuko nigeze kubitangaza ndacyarimo dufite imiryango nyine kuko natanze ikiganiro turimo dukoresha ADN kugira ngo nanjye bagire ikintu bandika kwirangamuntu wakoresheje ADN yego Sabin ntago Saba ni umuntu ukunda kwifashiriza abantu burya se ntago ari umuntu nuko Supermanager avuga ngo yaramuzamuye narabyumvisha bivuga ngo bariya ngo ntiyavugana nawe ariko reka mbwire niba uri Supermanager wenda ntago muzi sinari nanahura nawe ariko se nuhe mwana wenda wakuganye ufite ibibazo ukamufasha twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiranye Kim TV twizere ko aho muri mumeze neza kandi n'abatameze neza mwizere ko ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka mukamera neza kuko bucyana yandi ni Gakwaya Jean de Dieu cyangwa se John of God tugiye kubana mu gihe kingana n'iminota mike nka 25 ariko tugiye kuganira n'umusore umwe mwakunze mwaje mubona mu media atandukanye agenda atanga ubuhamya ariko kandi muri we afite umuti afite amagambo meza ashobora kugira icyo afasha umuntu akakanya dukurikiye utameze neza tugwaye ikaze Kevin murakoze cyane amakuru ni meza umeze neza ndakubona indakomeye ndashima umaze kubyibaha nukubera Imana yego kuba dukurikiye watangira wibwira abakurikiranye Kim TV wenda hari umuntu dukurikiye ushobora kuba yakubonye ku isimbi wenda urugero ahantu hatandukanye ariko agakanya turi kuri Kim TV watangiye twibwira amazina uriwe muri make murakoze banje kubasuhuza abadukurikirana ndetse n'abazakurikirana iki kiganiro nitwira dukunda Kalisa Kevin nkaba nararokotse jenoside yakorewe abatutsi ndokokera Nyamirambo akaba ari naho bankuye indorohinshi uyu munsi rero nkaba mfite umuryango bita Children of One Family ubamo abana batazi inkomoko ariho nanjye mbamo iyo abantu bavuze ngo abana batazi inkomoko kugira ngo abantu babyumve neza no kuvuga hari abana bariho ubu ngubu batazi ise batazi nyina bisanze ku isi wabitekerejeho bito kugira ngo ufungure uwo muryango mbere ko tujya mu buhamya bwawe bitandukanye ego ikintu cyabiteye narebye ubuzima nari ndimo kuko bwari ubuzima bukomeye kuko uwandiraga wamfashe ikintu n'akana gapfa naje guteseka umunsi ugasanga ndi Kanombe undi ndi Kabeza ndetse ndeba ukuntu ndimo ngenda njya hirya no hino ndavuga ningira ishyaka uvuga ngo umunsi narangije wenda kwiga nkabona ubundi buzima buke nzaba mfite reka nzashyireho umuryango uzajya wita kuri abana tubasure kuko bugiye utagira umuntu ugusura ukurera gufata uko abyumva kubera ko abona ko ntabwo afite umuntu umukurikirana wa mwana ubu rero twari twarifuje nicyo gitekerezo n'icyaje kuko ubona abenshi bajya ku mihanda kuko iyo umwana bamwirukanye ajya ku mihanda kubera ko yabuze aho kuba ugasanga avuyemo mayibobo ugasanga avuyemo indayi icyo rero twaje kugitekereza dushaka gufasha natwe leta kubera ko leta irimo kuvuga ngo dukure abana ku mihanda ariko twinjiyemo hasi kugira ngo dufashe uwo mwana noneho utazi leta ifashe abakene natwe dufashe uwo mwana utazi inkomoko
aho bazajya baba bamushyize cyangwa natwo tuzatuba. Nibyo ni byiza kandi mukomerezaho. Ariko none umuntu ashaka kuba kubonye aka kanya akifuza kumenya byinshi donido ko byakubayeho. Hari muri 94 ufatwa n'umubyeyi utari uwawe, aza no gupfa. Ubuzima bwari bumeze bute? Ubuzima bwari bugoye cyane, ariko bwagoye ku myaka 12 kuzamuka. Ubwo ubuzima bwatangiye kunshanga kuko yantoraguye mfite amezi. Nibwo ndumva ibiganiro byinshi nagiye mbitanga, mvuga ukuntu byagiye bimbaho nuko nagiye mbaho, ariko byari ubuzima bukomeye cyane kububamo no kuba ngejeje igihe, kuko icyo gihe hari igihe wajyaga nk'ahantu abantu bakakubwira amagambo agusesereza. Umwe akakubwira ati twabyigwa n'iki kutari umwana wahekuye igihugu. Iki kintu rero wacyumva wakumva n'umubabaro wabayemo, kuko njye narizwe n'umukada niwe wantora. Arantwara arandera kuko yarankunze, nari umwana muto, ariko yarambwiye ati nabonaga uteye ubwuzu nkomeza kukwitaho kuko ntabwo yabyaraga. Ari nawe wanyise Iradukunda kuko Imana ngo yari imuhaye umwana. Icyo gihe rero biza kuba ibibazo kubera ko urumva yari mukase w'abandi bana ko baje kubohora igihugu, ko bari bavuye Uganda. Uwo muryango wari noneho yamushatse bwari ubwa kabiri kuko uwa mbere yarapfuye. Ubwo rero niko byaje kugenda, ubwo nza kubaho ubuzima bukomeye cyane. Ubwo rero bituma umuntu akomererwa cyane nyine, kuko nyuma yaho byabaye bibi cyane. Wenda turagenda tunyuramo muri make. Aka kanya warakuze, warashibutse, wabaye umugabo. Bambwira ko wari ufite n'ubukwe vuba. Ubwo bukwe burakomeje? Ubukwe twabivuzeho, twabaye tubuhagaritse gato kubera ko nk'uko nigeze kubitangaza, ndacyarimo dufite imiryango nyine, kuko natanze ikiganiro turimo dukoresha ADN kugira ngo nanjye bagire ikintu bandika ku irangamuntu. Wakoresheje ADN? Yego. Ubwo rero dutegereje result. Kandi koko ndibuka neza hari ikiganiro nabonye bavuga ko wabonye umubyeyi uba Sweden harya mu Bubiligi, ariko yari yagiye muri Canada mu bukwe. Bavuga ko ashobora kuba ari we mama wawe, kuko byahuzaga nuko nawe yabuze umwana icyo gihe. Byaje gusanga ari we wowe? Oya, twakoze ADN dutegereje result. Yarateze aza mu Rwanda? Ari uko twabigenje. Uko mwabigenje. Hato hari bamwe bashobora kubona nk'iyo story bakavuga bati nanjye uriya mwana n'uwanjye, ariko wowe nta bantu urabona bashobora kuza bavuga ati n'uwanjye kandi atari bo? Ibi bibaho, ariko ntabwo, kubera nyine abo ngiye mfite twakoresheje ADN dutegereje. Umaze kuyikorana n'abantu bangahe? Tumva ari imiryango ibiri. Okay. Rwazavamo tuzabitangaza. Muzabitangaza ntacyo, kandi tuzagaruka kuri kamera za Kim TV ndetse bagende babibona ko uwo nguwe ari we mubyeyi wawe. Ariko se muri iyo miryango ibiri ukurikije story bakubwira, wowe ntawe wibonamo uvuga uti uyu niwe mama wanjye? Oya, ibyo reka tubireke kubera ko tuzavuga igihe nikigera, kuko nyine urumva narokokeye Nyamirambo. Ubwo ntegereje ko ibisubizo bije nibwo utanga ikintu cyuzuye, ko nshobora kubivuga ejo n'ejo bundi byahinduka ugasanga nyine ni ibibazo, ariko nzi ko bizagenda neza. Hagati aho ngaho, ubuzima bw'umuhungu cyangwa se bw'umusore udafite mama, udafite papa, utazi ababyeyi, wize ute? Udafite famiye. Buriya rero ikintu cya mbere buriya ni Imana, kuba Imana. Ikindi buriya Imana niyo igena uko uzabaho, imibereho n'iki. Ubwo rero ugasanga ubuzima umwana abayemo ni ubuzima bukomeye, kuko ubusa nk'uko nari natangiye mbivuga, ugasanga umwana arimo kuba Kimironko,
akaba ari igihe ugize ibyago ukagwa mu maboko mabi, waba uri umukobwa bakaguhohotera ukabura kirengera. Aho rero nabyo byagendaga bintusha, kuko kwiga ko ni imana mbikesha, ariko byatewe na Monique ndetse no Monique yari afere sosiyete wa Kimisagara, niyo mfashije icyo gihe aganira n'uwandeze, aganira n'umuryango wari mfite Kimisagara, icyo gihe bansubiza kwiga, kuko nari narahagaze ngeze mu wa kabiri, kuko nibwo natandukanye n'uwo mama wakoreraga, bamutereje cyamunara, ubwo bagiye kuba mu bundi buzima, kuko twari dutera ku Muhima kuri Yamaha. aje gupfa ubwo wabuze aho uba? Ari ahantu yanjyanye ku umuntu ngo andere uwo muntu, ariko yamfataga nk'umukozi mu rugo, kubera ko urumva ndi n'umuhungu, kuko icyo gihe ntabwo nari namenye n'ibintu byo gukora, ariko nagizeyo akamfata uko we ko abyumva, ko ndabyibuka ko ari igihe twakoropaga kongera akamena amazi ngo dusubiremo, utindi no kugenda, ubwo n'ishuri sinongera kurisubiramo, kuko namaze imyaka 2 nkiga. Ubwo rero nibwo naje gusanga hari abantu bakunda kwitanga kuri Contact FM, nza kubasanga tuganira kuri icyo kibazo, tuhita tugira bamfasha kumpuza na Monique nawe atuma uwo muntu wanderaga araza mu buhamya, nibwo banshubije kwiga. Ubwo nza kugira Imana nk'umwaka umwe, kuko nayini ya Kimisagara nayize umwaka umwe, mpita njya mu Gahozo Sharon Rwamagana. Niko ubwo rero urumva ko mu Gahozo ho nagezeyo ntabwo twishyuraga, ni ikigo cyajeho kugira ngo gifashe abana b'imfubyi twikize ndetse natwe tujye gukiza abandi, niyo filozofi babaga bafite, kuko uwo mumama agishinga niyo ntego yari afite. Ubwo rero aho ngaho narahize ngira senior 6, mparangije nibwo naje 2016 nibwo Farije yamfasha. Icyo gihe cyose ntabwo Farije yari yakagufata? Ntabwo yari yaramfashe. Imaze kumfata nibwo naje kujya kwiga mu IPRS Musanze bya hospitality management. Nuko ubwo nyine ndavuga ko ari Imana yagiye ikorera mu bantu kugenda bamfasha gutyo ndangiza kwiga. Yego ndumva ari cyo turacyagaruka wenda mu buzima bwawe gato, dukubita tubangura. Ese amazina ufite ubu nayo wakureze? Yego, nukuvuga amazina wiswe n'ababyeyi iyo ntuyaze, kuko nturabona no mu byeyi ntabwo nyazi, kubera ko ibe banyise nabivuze banyisira dukunda Karisa akigufata. Yego, Kevin yo nabatijwe mu agusanze hehe? Yamfashe Nsanze Nyamirambo, kuko we yarari mu muhanda, ni hafi hariya, hafi yagusanze uri Bakarikuta no kwa Kadafi. Yagusanze uraho uryamye? Nari kurumva ndi umwana, nari ndyamye niko yambwiye, hari Imirambo. Mu Mirambo. Komera. Wenda tugarutse no ku buzima vuba aha, twari twiteguye kwambara amakote dutaha ubukwe. Ese gukunda byaje gute nk'umwana wakuriye muri ibyo bikomere? Ibyo bintu rero icyabinteye kuko urumva nagiye gusenga muri Zion Temple, bahita mu kwa Gitwaza. Ngiye gusengayo mbona ababyeyi, kuko umubyeyi wari umfite Martitsia nanamushimira, yari umubyeyi ninjye wari urimo w'umwana mu bo bari bafashe icyo gihe ku 2009. Ubwo urumva narabuze aho kuba, none njya guhungira muri Zion Temple kugira nsenge. Akaba ariho niho natangiriye kugarura umutima, kuko twarahuraga tukaganira, akamfasha nawe nabuze tike kugira nze gusenga. Bigenda bizamuka noneho ngera kuri ya revo nanjye, kuko kera naravuga ntabwo nzashaka umunyarwanda, nazasanga dufitanye isano, ariko ubu naje kubirenga. Waravuga ati sinzashaka umunyarwanda kubera kuko utaza inkomoko yawe, tabati ntazashaka mushiki wanjye cyane, ahubwo ari igihe navuga ati nk'ubu koko, kubera ko niga mu Gahozo hari
ari umuzungu wakundaga kumfasha kuko nari umuhanzi umugahuzo nona kumfasha kwiga gitari piano yarazi piano cyane umuzungu nkazamvuga ati buriya wabona wenda aza kwiga nzashaka nka bana umunyarwanda ariko bya bindi umuntu nawe yibwira ariko twaje kurangiza kwiga kuko we yasubiye iwabo muri Israel yabaga muri Canada muri Amerika. Ubu ngubu wenda dukubita tubangura tumaze kumenya ko umaze kubona abantu babiri bashaka bavuga ko uri inkomoko yabo, ariko si ubu ngubu ku bwawe ubuzima buhagaze gute? Urakoze nkuko babivuze ko hari icyahindutse buriya reka nkubwire na Sabin duhura nawe ndabikubwira uko nari imizi n'ibyumviro nari mfite. Sabin wundi se ari sanzwe ufitanyira? Aya ntajye nuko gusa twari twahujwe na Pizo. Yego ndi rimo rihambaye ni umuntu wamfashije nkuko nyine afasha abandi, ariko kuko nkuko nabikubwiye nagiye gushiraho uwo muryango nashyizeho wita kuri abo bana, nubwo nari narawushyizeho 2019 ariko urumva ko hari icyo birimo bimfasha kuko wenda iyo tike rimwe na rimwe ntago nkibura, hari abantu mbwira ati birakomeye kamfasha. Umuryango ushinzwe iki, uhagarariye iki, se hari ibikorwa mwatangiye gukora? Nibuka ko ejo bundi wambwiye ko hari umwana umwe mwatoraguye yatawe, ukora gute umuryango? Umuryango rero kumukora twe dufata abana batazi inkomoko yaba barokotse jenoside ndetse n'abandi babyagwa n'ababyeyi gito bagatabwa. Abo bana dukunda kubafasha tugafatikanya n'abantu babafite, ntabwo tubaka abantu babafite, tugasura umwana twaba uwo muntu umufite yaba ari icyo adafite twe tukikoramo ubwacu tukakimuha, kuko njya kubishinga nari mfite amafaranga, mfite ubushobozi, mfite akazi meze neza, nkazambasha kubageraho nk'uw'Inyabihu nkamugeraho, uri he nkamugeraho. Umuryango rero dukora byemewe n'amategeko, dufite biro mu Bugesera, bakaba ari umuryango twararebye turavuga tuti se twawitira ihe zina, dusangana umwana w'u Rwanda kuko nta handi afite yakwerekeza. Twamwise se na nyina n'u Rwanda, kuko twararebye turavuga ati twamwita abana b'u Rwanda, ahubwo n'umwana w'u Rwanda, kuko abana ntago ari abana bose bafite icyo kibazo, ahubwo n'umwana ugifite. Ubwo rero nicyo cyaduteye gukora uwo muryango, turavuga ati tuzaduhura nka bakuru babo, ubwo dushaka komite, dufitemo komite, ubwo nyine urumva ko n'ubushobozi kuri twebwe ntabwo bwari buracyari hasi. Urumva ubushobozi buri hasi, ibyo mukora nta mafaranga mufite, ese niki kiguha imbaraga zo kugira ngo uwo muryango ukomeze? Ikintu kirimo imbaraga ni cyinshi n'ibikorwa wavugaga. Nk'ubu ngubu ubu ndacyategereje, ariko dufite abana bangahe babonye umuryango twatanze ku mugaragaro. Ndumva Arbe yarigeze kubitangaza na TV1. Hari n'abandi tugenda tubona batawe, tukamenya ngo ari mu rugo runaka, tukazakora iperereza dufatanyije nabo bamufite, tukazasanga afite nyina, tukamusubizayo. Ubwo rero urumva ko natwe hari imbaraga turimo dutanga ku gihugu, kuko niba wumva ko uwo mwana aho ari nawe ugashakisha uburyo bwose uri bumukorera ubuvugizi n'iki byose kugira ngo bimufashe kugira kubona umuryango umubyara. Ubwo rero nicyo cyatumye tubikora, kuko ubu dufite ibikorwa tunasaba mu dukorera ubuvugizi mwukabyara dufite ibikorwa byinshi, turashaka gukina filime ivuga ku mateka y'aba bana, kuko aba bana twabonye ko abantu benshi ntabwo bazi ahari amateka yabo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu batagufasha kubera ko batazi uwo uri we n'icyo uri cyo. Rero turashaka gukina filime ivuga kuri ayo mateka, tugashaka nanone gutangiza akantu k'akarushanwa
kugira ngo kajye kavuga kuri abo bana. Yego. Tuzahera muri Bugesera kuko ijya kuri shera mu rugo nubwo dukora mu gihugu cyose, ariko turashaka guhera muri Bugesera kugira ngo tugakorerayo akarushanwa, imirenge igahura, tukazajya tujya kubahemba natwe harimo twashyizemo abafatanyabikorwa n'ibigere. Rero mudufashe mudukorere ubuvugizi kugira ngo ibyo bikorwa byacu bizagende neza, kugira ngo nzagere kuri ya hoteli nahoze ntangaza. Kuko ntabwo nayivuga mu magambo gusa ndashaka no kuyivuga mu bikorwa. Oya nibyo abatubwiye turureka wenda ibyo tube tubigiye ku ruhande. Ubuzima bwawe ndakeye kukurikiranye Kim TV yamaze kubwumva, yamaze kumenya uriwe. Twigire no mu buzima busanzwe. Wambwiye ko wabayeho umuhanzi, se warimbaga izindi ndirimbo? Urakoze. Naririmbaga R&B. Wabivangamo n'iki? R&B. Iyo naririmbaga se. Uracyabikora? Warabihagarika? Nzabisubiramo kubera ko namaze kubona ukuntu. Ubu hari igitaramo cya Bruce Melody bube amafaranga mbona yishyuza ni menshi. Rero umuntu yabikoze ukagira Imana, kuko nka Bruce Melody buriya muzi afite indirimbo ebyiri. Fata indorerwamo wirebe, aza mu gahozo Shalom, uzi kututaramiraho na Christopher agifite yindi yakoranye na Dan. Urumva ahantu baturutse baturuka ahantu hasi cyane, urumva bazamuka uyu munsi yabaye successful mu Rwanda. Wese buri muntu wese uza abahanzi umuntu wese yavuga ati Bruce Melody. Birumvikana ko ari nawe muhanzi ukunda. Niwe muhanzi ukunda mu Rwanda? Ukunda nde? Nawe? Uwo nkunda mu Rwanda nkunda Juno kubera ko yize iwacu. Kizigenza yize mu Gahozo. Ndi umufana wa Juno. Wow. Ni byiza cyane kuko mu Gahozo badushishikariza gusapotingana, gufashanya. Ariko nanone ubona ari iki gituma nkamwe mutangira muzike ntimugere hejuru? Biterwa n'iki? Amashyamba avugwa muri industry ya music, ibintu by'amashyamba bivuga iki? Arakoze buri ikintu music narabikoze kuko ndibuka Christopher wakoreraga kuri Keti yarazikinaga indirimbo zanjye yitwa Sagamba n'indi No Love. Ariko ahanini ikintu cya mbere iyo gitangira gikunda kuba ikibazo finance. Nta bushobozi nta hantu rwose wagera, ariko iyo ufite ubushobozi ubasha mwebwe namwe mukamusapotinga, nyine bigira ikintu bifasha umuntu bikageraho bimukora bikagera nawe mugeze. Nibyo. Sabura muzi mwabanye kwa mwarakoranye n'umuntu mujya muvugana? Sabin turavugana kubera ko ariko namuhujwe na Pizzo niwe wamuhuje nawe, kuko Pizzo yabonaga ukuntu afasha abandi. Kandi hari saga turi kubona ku ma YouTube Sabin vugwa na Supermanager narabyumvishe ngo Sabin afite ukuntu nyine ngo Sabin ngo na Yago ngo nanuze ngo by'amashyari ibintu nk'ibyo. Ese nk'umuntu wo muzi biriya bintu bavugwa n'ibyo cyane amashyamba yadutse no kuri YouTube cyane? Reka nkubwire nibyo navuga wenda nko kuri Emeline, uzi ko yagiranye ibibazo n'abantu uzana bateguraga gospel batihake, barimo gutegura ibitaramo bya gospel bya gospel, ugasanga ubo baterana amagambo nabo ngo bamwe barashaka kubatwara abandi bakashaka kubagira. Ubwo rero ngiye ikintu nkeka nuko baba bagira ngo bitwikire ku mugani wabo. No kwitwikira n'abasabe baba bitwikira. Aya ariko reka mbwire Sabe twarahuye twaraganiriye. Sabe ngemba mbona nta mutima mubi agira. Iradukunda dusoza waruvuze ko iki kintu cy'amashyamba, ubwo nkawe Sabe uramuzi neza, nabivuzeho karakanyuzemo n'ikibazo ntanabibona ntazabifata ukundi. Ariko muri ibyo bikorwa byose ufite ntugeraho ukagira impungenge yuko bitazakunda bitewe n'uko nta bushobozi ufite? Oya buriya iyo ufite umurava ufite n'ubushake nta kitagerwaho.
aricyo navuga wenda nubwo twabivuyeho Sabin ntago ni umuntu ukunda kwifashiriza abantu burya se ntago ari umuntu nuko Supermanager avuga ngo yaramuzamuye narabyumvisha bivuga ngo bariya ngo ntiyavugana nawe ariko reka mbwire niba uri Supermanager wenda ntago muzi sinari nanahura nawe ariko se nuhe mwana wenda wakuganye ufite ibibazo ukamufasha tuvuge ufasha ubona ko nubundi amaze kugeraho yakufashije n'abantu benshi uretse Supermanager hari abandi bantu ariko reka kubera ko reka nkubwire yafashije Kagere ni umukinnyi w'umupira w'amaguru yarakinye abantu benshi baramumenya yamufashije ku kazi rero Sabin wafasha umuntu nk'ubu nanjye nagiyeyo anyishyura ukwezi ni ukuri kandi tuye bwa mbere nusubwo uwo muntu nundi ngewe ntaranabona ntanazi ariko uwo ngo nyine burya umuntu avuga bitewe nuko umuntu amuzi rero ariko ibyo ngibyo ntago ari byiza nubwo wenda bo babyita ngo batwitse ngo bagize ntago ari byiza guharabika mugenzi wawe kandi ejo n'ejo undi wamukenera mugakorana icyambere abantu babeho bakundana abantu babeho bafashanya abantu babeho mu mahoro babane mu mahoro ibindi byose bizagenda bigenda neza kuko ntawigira kandi uyu munsi ushobora kuba uri hejuru ejo uri hasi cyangwa uri hasi ejo ukaba hejuru ibyo abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye nibabimenya bizatuma babana mu mahoro wakoze cyane turagushimiye ariko ibyo bikorwa nimwongera kugira ikindi gikorwa muzaduhamagare aho tubasha kugera tuzabihageza tubashe kugira icyo tubafasha murakoze tunabashimira ko mwatugezeho rero nk'uko nabivuze nk'uko abyaramwe ni mu dukorera ubuvugizi ariko tumaze kubona icy'akarere ubu dusigaje icyo muri RGB noneho tugatangira kuzenguruka mu bantu tubabwira ayo maproje ariko naho mwaba muzi uwo mwana cyangwa muzi umuntu umufite cyangwa muzi umuntu ushaka gufasha abo bana nawe ni karibu ubu no kuvuga umuntu ukurikiranye Kim TV uzi umwana utazi nyina azatugane yazabagane cyangwa se muzi ushaka gufasha iyo fondasiyo y'abana batazi base batazi famiye yabo imiryango yabo azatugane urakoze cyane yego Imana ibahe umugisha turabashimiye cyane twizere ko ibindi bikorwa muzajya mutubwira kandi tuzajya tuza courage yego mwese mumeze mukore subscribe mukore like and share ikindi nanone mufashe no muvandimwe tushobora kuza kubashyira nimero hasi yiwe mukajya mumuhamagara mukamuha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi z'inyunganizi zo mu mufuka nazo zirakenewe kugira ngo abashe kugera aho ashaka murakoze cyane murakabaho kandi murame Imana ibahe umugisha